Janvier twaje guhurira mu mujyi wa Butare. Nibwo rero nabegereye mbagezaho igitekerezo cyo gusaba baranyumvise. Ni umukozi we watumye tumenyana. Njyewe nari nsoje nyine wa gatandatu, murabizi umwana usoje wa gatandatu abari mu bushomeri bwa dani. Bahembwaga umurwayi yamuhembaga ibihumbi hagati y'150 na 200. Ni ku biro bya polisi Rwezamenyo muri Nyarugenge, aho polisi igiye kwerekana bamwe mu bantu ifunze bari kuzira kuba bakoraga ibyaha birimo kwisiga acide ku myanya y'ibanga yabo, maze barangiza bakanyanyagira mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu basaba bavuga ko barwaye kanseri kuri iyo myanya. Muri aba harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo kandi na boss wabo bakoreraga hariwe Janvier, uri buze gusobanura neza ukuntu bino bintu yabiteguye n'uburyo byagendaga. Nisanze mu muhanda afite imyaka 9, nabanje kuba Marine Butare, ubuzima bugenda bungora, nibwo nisanze Nyabugogo nabwo ubuzima bukaya bugenda bungora, ntarangamimerere nagiraga. Umuvugizi wa polisi CIP Weras Gahonzire yavuze ko Nsabimana Janvier yajyaga muri gare ya Nyabugogo cyangwa se n'ahandi yagiye hatandukanye, akagerageza gufata abantu ababwira ko agiye kubaha akazi, akabazana mu gipangu yabagamo, maze yarangiza akababwira ubwoko bw'akazi bagiye gukora, akabangiza ku bugabo akoresha acide n'izindi produits chimiques, maze yarangiza akabohereza mu duce tugiye dutandukanye, cyane ko yari afite ibiro. Nk'uko mwabibonye, ni itsinda ry'abantu 15 bafashwe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa munani, bafatwa bitutse ku makuru yaratanzwe n'abaturage. Abaturage baje kuri polisi ikorera mu murenge wa Kimisagara bavuga ko hari umuntu waremye itsinda risabiriza, ariko muko gusabiriza rikaba rinakoresha uburyo bwo kubanza gushyira amwe mu maproduit ashobora kwangiza umubiri w'umuntu kugira ngo awukoreshe agaragaza ko arwaye kanseri. Polisi rero yahise ijya kureba aho ayo makuru aherereye, nibwo hafashwe bari abantu ku itariki ya 12 bafatirwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, kagari ka Kimisagara. Bafatwa bari mu gipangu bakodeshaga, akaba ari naho babaga, bakoraga akazi gatandukanye ko gusabiriza mu mujyi wa Kigali, ariko barangiza bagataha muri iyo nzu. Nk'uko mwabibonye, harimo umugabo witwa Nsabimana Janvier, akaba ari we wari boss wabo. Icyo yakoraga nuko yashakishaga abantu avuga ko agiye kubaha akazi, yarangiza agafata abagabo akabashyira amaside ku gitsina kugira ngo kigaragare nk'ikirwaye nyine. Umva acide n'andi maproduit bavanga ubishyize ku gitsina, hari ukuntu gitutumba, yarangiza akabambura ubusa akabafotora. Aya mafoto niyo bakoreshaga ahantu babaga bagiye gusabiriza. Habaga hari umurwaza ugendana n'urwaye, uwo murwaza niwe wagafite iyo foto, afite na mikoro igenda ihamagarira abantu kubafasha, avuga ko barwaye kanseri. Ngiye natangiye 2024, ariko ngiye ni ikibyimba narwaye. Bambagiye CHB Butare, ubushobozi bugiye bubura, ariko nuko nivuzaga 100% agiye akarere kacu kama icyangombwa cyuko ntishoboye, nagenda babwira nti ngewe ndi umunyarwanda, kwivuza 100% n'uburwayi ndwaye ndi kubura ubushobozi. Nibwo rero nahise bagenzi banjye twabanaga Nyabugogo, nabo bararagara ku mabaraza babaye mu buzima bwo mu muhanda, nibwo nabashishikarije icyo kintu. Nibwo rero nabegereye mbagezaho igitekerezo cyo gusaba, baranyumvise, dutangira gutyo umwuga wo gusaba. Yewe uko nabigenzaga, nabazanaga mu rugo tukabanza gushyiraho irange kugira ngo ifoto igaragare na gikotori, nyuma y'irange tugashyiraho gikotori kugira ngo ifoto igaragare ko ari uburwaza. Babafata rero bakabibozaho nko mu isoko naboherejeho, baravuga ati ntibigwe ibi bintu, wowe igihe umaze ko bitaragenda, ndavuga nti se ko nge nari ndwaye
nibwo rero ati icyo wadukora cyose tutagonganye n'ubuyobozi twacyemera. Nibwo nashakishije umuti watuma uburwayi bugaragara, nabashyiraga inojeri y'abagore yo mu mutwe, hakabasha gusa nk'ahatutumye, nkabashyiriraho gikotori, tugafata ifoto, tugakora rekodi muri mikoro. Umurwayi yajyanaga n'umurwaza mu isoko, kuko umurwayi ntago aba yihuta, ushatse kumuha ubufasha akamuhamagara. Rero nk'umuntu warangizaga amasoko y'i Kigali n'ay'i Bugesera nabaga narayamenye, nkamwimurira i Bugesera, arangiza mu ya Bugesera, mu ya Kayonza nkaba narayamenye, nkamwimurira i Kayonza, yarangiza i Kayonza ayi Huye nkaba nyazo, nkamwimurira i Huye, kuko hose nagiye mpaba mu buzima butandukanye bwo mu muhanda. Ibyo bintu yabikoraga mu gihugu hafi ya hose, kuko yari afite amashami menshi. Yari afite ishami i Kigali, yari afite n'inzu abakoreramo batahamo. Yari afite ishami Bugesera, Karere ka Bugesera, naho afite inzu abo bakozi babagamo. Yari afite ishami i Huye ndetse na Nyaruguru, abo bahuye na Nyaruguru babaga i Huye. Yari afite ishami i Rusizi, yari afite ishami i Rubavu, yari afite n'ishami i Musanze. Abo bose bari abakozi be, bagizwe n'abakobwa ndetse n'abahungu. Abakobwa babaga bashinzwe, babaga ari abarwaza, abahungu ari abarwayi. Bakagenda rero basaba mu masoko atandukanye agize utu turere twavuze. Bamwe mu bakoreraga Nsabimana Janvier barasobanura uburyo bisanze muri aka kazi ndetse n'ingano y'amafaranga bakoreraga. Janvier twaje guhurira mu mujyi wa Butare, nkora amasuku mu matuwarete, ariko ubona nyine nta buzima bwiza mfite. Arambwira ati se ushobora kuza nkakwereka aho nakurangira akazi? Atego, njya mu muhanda gutyo. Urebye ngiye ni nk'aho nambikoze amezi 5. Akaba harimo kwa gatandatu nahagazemo, nari naragiye mu rugo agaramo ukwezi kose, ko burya ugiye mu rugo hari ibyo ushobora kuba wanze ukegeranya, biba byarengiritse. Nanjye uba ufite umwana n'umugore, urumva ni ikibazo gikomeye. Yego nawe ntabwo abizi ko ari ibinkora, ariko urumva ko ibyo byo bimubwira guseka. Ngewe uburyo namenyanye nawe ni umukozi we watumye tumenyana. Ngewe nari nsoje nyine wa 6, murabizi umwana usoje wa 6 aba ari mu bushomeri bwa danje. Ngewe ndangirwa akazi, nuko ambwira akazajya, natangiye nje guteka, azajya mpemba 50. Hashize ukwezi angira manager. Nuko rero angize manager amabantu, arambwira ngo abo bantu nyine nagombaga kuba ndi mu rugo, bazajya bansanga mu rugo, banzanira amafaranga nyabare nindangiza nyamuverisi. Igihe buri cyumweru umuntu akuragamo nk'ijana, n'igihe anarengaga cyangwa akajya no munsi yaho gutyo. Ariko nyine iki cyumweru nangiye kugabana 200 bamuzana, bitewe n'uko amasoko yagenze n'uko twabonye yagenze neza. Bahembwaga umurwayi yamuhembaga ibihumbi hagati y'150 na 200, umurwaza akamuhemba ibihumbi 100. CIP Horace Gahonzire arasobanura ibyaha byose bikubiye hamwe bakoraga igihe baga bari muri iki gikorwa nubwo batari babizi. Bavuga ko iki ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi bwakorwaga n'uriya mugabo Janvier. Nkuko mwabyumvise yari afite amashami atandukanye mu gihugu, habanje no kubaho kubafata bose. Hari abo twasanze bafite ubwo burwayi bajyanywe kwa muganga, ariko hari n'abandi bafashwe, twavuga nk'abafashwe i Huye 6, hari afatiwe i Rubavu 4, n'abandi baba batarafatwa bakoranaga n'uriya mugabo nabo bagishakishwa. Twavuga ko rero iki gikorwa cyari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi, cyari igikorwa kigamije kwangiza ibice by'umubiri w'umuntu, cyane cyaha gihanwa n'amategeko. Twavuga ko harimo n'icyaha cyo gucuruza umuntu, kuko niba umuntu ushaka kumwangiza kugira ngo ukunde umukoreshe mu nyungu zawe bwite,
twabita ko ari ubucuruzi bw'umuntu. Ikindi rero n'ubushukanyi, aba bantu bakoraga ibikorwa by'ubushukanyi byo kubeshya abaturage, ariko ubundi avuga ko hagati ya 1,500,000 na 2,000,000 yayabonaga, kuko nawe urebye ahantu hose yakodeshaga, ukareba abakozi bose yakoreshaga, bose abahemba, uvuga ko umuntu yakoreraga amafaranga menshi. Hagati ya 1,500,000 na 2,000,000 niyo mafaranga yinjiraga ukusanyije amaburashe yose yari afite mu gihugu. Reka mbashimire mwebwe tubana ku Dushya Kingdom. Njye nitwa Eric Radu. Conflowing ni ukubona amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no mu bihugu bibukikije. Imana ibabugisha.